Muri iyi video munyemerere twibaza ibibazo bigera kuri bine. Ese kuki Imana itica Satani? Ko ibizi ko Satani ari mbi ari nayo ituma dukora ibibi, kuki itayica? Ese Satani byagenze bite igihe yari akiri mu ijuru? Ese Satani yoherejwe mu isi ate? Ese Imana idukunda bingana iki? Ibyo bibazo byose nibyo tugiye kwibazaho muri icyo kiganiro ndetse tunabishakira ibisubizo. Njyewe ndi Niyo Daniel, nkuhaye ikaze. Niba uri umusangwa utarakora subscribe cyangwa se uri umushyashya, nagusaba kureba handitse subscribe ukahakanda ugakanda no kunzogera kugira ngo tujye tubana. Ubundi mu itangiriro niho hatubwira uburyo Imana yaremye isi rwose itaragiraga ishusho. Imana yarayiremye irangije iyi ishusho rwose nziza, ishyiramo ibyatsi by'icyatsi byiza bitoshye. Uwiteka Imana ikeba ingobyi muri Edeni mu ruhande rw'iburasirazuba, ishyiramo umuntu yaremye. Uwiteka Imana imezamo igiti cyose cy'igikundiro cyera imbuto ziribwa, imezamo n'igiti cy'ubugingo hagati muri iyo ngobyi, imezamo n'igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi. Ibyo byanditswe mu itangiriro 2:8-9. Ubundi gutya tubayeho siko rwose twakabaye tubayeho. Usomye uburyo rwose muri Edeni Adamu na Eva bari babayeho, nta kibazo bagiraga, kugenda bifataniye akaboko, ubundi bakaganira, nta kurwara, nta gupfa. Ariko aho twakoreye icyaha ni gutya twisanze. Ese icyo cyaha twagikoze dute? Icyo kibazo ntushobora kugisubiza utazanyemo Satani. Ese Satani yari muntu ki? Ese byaje kugenda bite kugira ngo yitwe Satani? Reka mbigusobanurire. Ubundi uwo twita Satani atarafata izina Satani yitwaga Lucifer, bisobanuye izuba ry'igitondo, cyangwa se nushaka ubyite akazuba ko mu museso. Mu gihe Satani bisobanuye umwanzi. Biratangaje uburyo umuntu yaba yitwa akazuba ubundi akaba umwanzi. Ubundi Satani yari umumarayika, ikiremwa cy'Imana. Imana yari yaramuhaye ubwiza, afite igikundiro mu ijuru. Yari afite ubwenge n'imbaraga imbere y'abandi bamarayika, ariko niwe watumye abantu tubaho gutya tubayeho. Yafashe amahitamo ateye ubwoba. Niyishimiraga umwanya yari yarahawe ku bintu byose Imana yaremye. Yari akeneye byinshi byisumbuyeho. Yari akeneye ubuyobozi burenze, akayobora ndetse yewe akagera n'aho Imana nayo yiyubahisha. Ntiyari kwemera ko ibyo bibaho. Yari maze kubona ubwibone bwa Lucifer. Yari maze kubona ko atangiye kwigomeka, kandi n'ibyo afite byose yarabihawe nayo. Iki gice tugiye kwinjiramo nicyo kigiye gusobanura uburyo Lucifer yaje guhinduka Satani. Byagenze bite? Ntucikwe, gumana natwe kugera video irangiye. Mwibutsa gukora subscribe, share na comment. Dore ko Satani yoherejwe mu isi yava mu ijuru. Reka twifashishe Bibiliya muri Ezekiel 20:12 kugera kuri 17. Mwana w'umuntu, curira umwami witeka umuborogo umubwire uti: umva ko umwami witeka avuga ngo, wari intungane rwose, wuzuye ubwenge n'ubwiza bihebuje. Wahoze muri Edeni, ya ngobyi y'Imana. Umwambaro wawe wari ibuye ryose ry'igiciro cyinshi. Wari utunganye mu nzira zawe zose, uhereye umunsi waremwe kugera igihe wabonetsweho gukiranirwa. Dukomeje tugasoma Bible tukajya no muri Yesaya 14:13, haranditse ngo, waribwiraga uti nzazamuka njye mu ijuru, nkuzi intebe yanjye y'ubwami isumba inyenyeri z'Imana. 14 hati, nzazamuka ndengaho ibicu bigarukira, nzaba nk'isumba byose. Uko niko ngo yibwiraga. Ariko 15 hahita hatubwira hati, ariko uzamanuka ikuzimu ugere ku ndiba ya rwa rwobo. Uko niko Satani yahise yoherezwa mu isi avuye mu ijuru, amanukana n'abandi bamarayika bemeye kumukurikira, baramuyoboka baramanukana. Uko niko uwo bita Lucifer, wari umumarayika ukunzwe n'Imana ndetse n'abandi bamarayika, yamanutse mu isi akaza akaba sekibi. Ubu Satani yuzuye umujinya n'urwango n'ibyo aba yifuza gushyira mu biremwa by'Imana, cyane cyane twebwe abantu. Noneho twamaze kumenya uwo bita Lucifer n'uburyo yaje kuba Satani, ndetse twanamenye yuko yoherejwe ku isi ariyo dutuyeho. Noneho reka tubanze turebe uburyo twaje gukora icyaha ndetse n'uburyo ari we byaje guturukaho. Birumvikana Satani amaze kugera ku isi nawe yari akeneye abayoboke. Yari akeneye abantu baza bakamwiyungaho, ubundi bagakomezanya urugendo rwo gukora ibikorwa by'umwijima mu isi. Satani nta kindi yakoze, yafashe urwango rwe, yafata umujinya we, afata kwigomeka kwe, ashaka uburyo yabishyira mu mutima w'umuntu, ashaka kugabanya umubano umuntu yagiranaga n'Imana ye.
Satani yahisemo kugenda nk'inzoka. Niba ubyibuka neza, hari igiti kimwe Adamu na Eva bari barabujijwe kuryaho, Imana yarababwiye ko nibakiryaho no gupfa bazapfa. Satani rero yari abizi ko abantu ari abanyantege nke, irangije iragenda yegera Eva. Iyo nshuro nibwo umuntu yari agiye gukora icyaha cye bwa mbere. Si n'icyaha cye bwa mbere, ahubwo nibwo umwana w'umuntu yari agiye kwikururira n'ibyago by'urupfu. Satani yari yagiye mu ishusho y'inzoka, irangije ibaza Eva iti, Imana yabemereye kurya kuri ibi biti byose? Eva ati, yego yatwemereye kurya byose, ariko iki ngiki yarakitubujije, yatubwiye ko nitukiryaho no gupfa tuzapfa. Ubwo Satani ahita atangira kumvisha Eva buryo ki bwose bariye ku mbuto z'icyo giti batapfa. Ati, muriye kuri izi mbuto nimwapfa, ahubwo Imana yanze ko mwaba nk'Imana. Muriye kuri izi mbuto mwahumuka amaso mukamenya ikibi n'ikiza, ubundi namwe mukaba nk'Imana. Ubwo Eva ni igitekerezo gishya yari abonye cy'uko nawe ashobora kuba nk'Imana. Yumvaga Imana irenze, ati nanjye nkaba nk'Imana, nkatekereza nk'Imana. Ubwo nta kindi yakoze, yafashe urubuto ararya, arangije aha n'umugabo we Adamu. Bamaze kurya ku rubuto koko basaga nk'abahumuwe amaso. Abatarabonaga ko bambaye ubusa batangiye kubona ko bambaye ubusa, basa nk'abahumuwe amaso koko. Nyamara na mbere yaho ntibabibonaga kandi ntacyo byari bibatwaye. Nyuma y'ibyo ibyakurikiyeho abenshi murabizi, birukanwe muri Edeni. Nuko icyaha cya mbere cyakozwe, ndetse ni n'icyo cyaha cya mbere ari nacyo cyaturutseho gupfa kwishukwa ry'umugore Eva ashutswe na Satani wari wihinduye inzoka. Ubundi n'umugabo akarya ku rubuto bagasuzugura Imana, ubundi bakirukanwa muri Edeni. Nyuma y'icyo cyaha bakuwe muri Edeni, ubusabane bw'abantu n'Imana bwahise bugabanuka, ahubwo bisa nkaho bafunguriye amarembo Satani ngo nawe aze yishakira abayoboke. Ahubwo ikibazo twahita twibaza, ese ko Imana idukunda, ese ko Imana izi yuko ari Satani watumye tugabanya ubusabane bwacu n'Imana, ese ko kitayica ngo iyikureho? Icyo ni ikibazo gisa nk'igikomeye cyane, ariko burya nta kibazo kiburirwa igisubizo, nta n'ikibazo kitagira igisubizo. Igisubizo twahita tuzana hafi. Imana ntiyakwisha Satani. Satani ntiyapfa kubera ko Imana ijya kurema ntabwo yaremye Satani, ahubwo yaremye Lucifer, yamuremye nk'uzahoraho, yamuremye nk'utazapfa. Nanone usomye mu Byahishuwe 20:10 harimo ingingo nziza ishobora kukwereka yuko Imana itazigera yica Satani. Haranditse ngo, kandi Satani wabayobyaga ajugunywe muri ya nyanja yaka umuriro n'amazuku, irimo ya nyamaswa na wa muhanuzi w'ibinyoma, bazababazwa ku manywa na nijoro iteka ryose. Byumvikane neza, ibiri muri Bibiliya byose ni ijambo ry'Imana, niko tubyumva, ni nako tubyemera, kandi twemera yuko Imana isohoza icyo yavuze cyose. Rero niba wizera Imana, wizera ko inasohoza icyo yavuze cyose. Rero niba yaravuze ati ni ukubabazwa iteka ryose, amanywa na nijoro iteka ryose, birumvikana nta cyababazwa iteka ryose kitariho. Birumvikana rero na Satani agomba kuba ariho kugira ngo ibyahishuwe bisohore. Niba wizera Imana, iri jambo uraryumva neza cyane. Ariko nubwo Satani ahoraho, mwibuke ko hari undi uhoraho, uwaje mu isi gucungura umuntu agapfa kubw'ibyaha bye. Uwo ni Jesus, Yesu cyangwa se Yezu Kristo, umwana w'Imana. Icyo ni nacyo gisobanuro cy'urukundo Imana ikunda umuntu. Kwemera itanga umwana wayo w'ikinege ngo apfe kubw'umuntu. Yarakubiswe, yarababajwe, ariko irirengagiza ku ntego imwe yo gucungura umwana w'umuntu. Shimira Imana kubw'urukundo rwinshi gufitiye. Njyewe ndi Niyo Daniel, ndagushimiye wakoze kuba twabanye muri iki kiganiro. Mwibutsa gukora subscribe, share na comment. Urakoze cyane, nyemerera tubane muri video ikurikira.